so gusebanya ku mbuga nkoranyambaga ni icyaha mbonezamubano, ntabwo ari icyaha nshinjabyaha mu rwego rw'amategeko nuko bifatwa. Ariko ugikorewe usebejwe ku mbuga nkoranyambaga agana inkiko. Wenda ndakeka ushobora kuba washatse kuvuga ahubwo ibyo bita tubona bigenda bibaho byo kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Hariho bamwe babyita cyberbullying cyangwa cyber harassment. Ubwo rero ingingo ya 35 y'itegeko ryo guhana ibyaha bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga bivuga icyaha bita kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Ibyo ni ko kubuza amahwemo umuntu wifashishije social media platform iyo ari yo yose. Icyo nicyo bita kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Icyo rero ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 35 y'itegeko ryerekeye kurwanya ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Iyo ngingo iravuga iti umuntu wese ubigambiriye ukoresha mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ubuza amahwemo. Hajemo kubuza amahwemo umuntu bavuga harassment cyangwa se ushyira ibikangisho, threatening someone, ukamushyiraho ibikangisho umubwira kuzamugirira nabi ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa ku wundi muntu bigatuma wa muntu agira umutima uhagaze. Ubwo ni ukuvuga ngo gukoresha imbuga nkoranyambaga ubigambiriye ubuza umuntu amahwemo cyangwa se umutera ubwoba bigatuma wa muntu agira umutima uhagaze cyangwa agira ubwoba, uwo muntu abakoze icyaha. Bimwe rero mu bintu abantu bashobora kwifashisha nk'uko itegeko ryabiteganyije, baravuga ati ubikora yifashishijwe yerekanye, akwirakwije cyangwa se ashyize ahagaragara inyandiko, amajwi, amashusho cyangwa amafilimu y'urukozasoni. Gufata amafilime cyangwa amajwi y'urukozasoni by'umuntu warangiza ukabishyira ahagaragara, ibyo ni kumubuza amahwemo ndetse bishobora kumutera ubwoba. Ibyo rero nibyo bavuga kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa. Ikindi gika cya kabiri kikavuga ngo kubw'inabi afasha amashusho, filime cyangwa amajwi y'undi muntu atabyemere cyangwa atabizi. Aho ngaho byumvikane ko kwa kuntu umuntu agenda akicara hariya mu nguni agafata amafoto y'umuntu cyangwa se akamufata ka video atabizi, abakoze iki cyaha cyitwa mu Cyongereza cyber stalking cyangwa se kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa. Ikindi gika cya gatatu ngo biteganywa n'ingingo ya 35 iravuga ati agaragaje cyangwa kwirakwije amakuru ashobora gutuma undi muntu akorerwa ubugizi bwa nabi. Ugasanga umuntu afashe amagambo runaka akayakwirakwiza, cyane bijya bibaho, akayakwirakwiza bishobora gutuma umuntu ashobora kugirirwa nabi, gutuma undi muntu akorerwa ubugizi bwa nabi. Iyo rero niyo bita cyber stalking cyangwa se kubuza amahwemo ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se mu ndimi zo hanze terme wenda zitari juridique ariko zikoreshwa abantu bakunda kwita cyberbullying. Ibyo rero iyo bihamijwe n'urukiko igihano ni hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu hagati ya 1 miliyoni na 2 miliyoni. Icyo gihe rero iyo umuntu abihamijwe n'urukiko uko niko bihanwa. Ariko noneho ingingo nayo yaje guteganya ko iki cyaha urwego rw'ubugenzacyaha rugikurikirana iyo uwabikorewe ari utanze ikirego. Hano itegeko ryavuze ko RIB itemerewe kuba yakurikirana iki cyaha ibyibwirije, kereka uwabikorewe iyo yumva yabangamiwe agatanga ikirego. Mu myaka 5 rero mu mibare tugiye mu mibare mu myaka 5 iki cyaha hakurikiranwa amakese 113, hari harimo abakekwa 136. Urumva ko ni icyaha ni kese zagiye ziyongera, aho umwaka 2019 2020 kese zari 21, 2021 kese zari 24,
21, 22 ziba 20, 22, 23 ziba 16, 24 kugeza iki gihe ziba 32. Ko abantu bagenda basobanukirwa kese batangira gutanga ibirego, aho 136 ari abantu bakurikiwe muri iyi kese. Ngira ngo nuko nguko twagisobanura. Urakoze cyane. Burya kwisanzura mu bitekerezo biteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo ya 38 itegeko nshinga ry'u Rwanda, aho bavuga ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru ntibugomba kubangamira ituze rusange rya rubanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, imyifatire mbonezabupfura, good morals, icyubahiro n'agaciro by'abandi ndetse kwivanga mu mibereho bwite y'abandi, no kurengera urubyiruko n'abana. Itegeko nshinga icyo ryashaka kuvuga, koresha bwa burenganzira bwawe bwo kwisanzura mu bitekerezo, ariko utanga ibitekerezo bitabangamiye ituze rusange rya rubanda. Udatanga ibitekerezo bikurura umwiryane muri rubanda. Utanga ibitekerezo birimo icyo bita imyifatire mbonezabupfura. Apana gutanga bya bitekerezo nka bya bintu tujya tubona kuri social media bitarimo imyifatire mbonezabupfura, good morals. Ahubwo ugasanga abantu mbega icyo babuza hano ni ugutanga ibitekerezo uvuga ngo ni ibitekerezo byawe ariko ari ibintu biri imoro. Ukubaha muri kwa gutanga ibitekerezo byawe, ukubaha icyubahiro n'agaciro by'abandi. Ntabwo ugomba gutanga ibitekerezo bitesha abandi agaciro. Ntabwo ugomba nanone kuvuga ngo witwikira umutaka wo gutanga ibitekerezo wivanga mu mibereho bwite y'abandi. Ubuzima bwite bw'abandi ugomba kubwubaha. Ntabwo ugomba rero kwitwikira umutaka wo gutanga ibitekerezo nanone ngo usange urakora ibintu binyuranye no kurengera urubyiruko n'abana. Hari abantu mu minsi yashize bigeze gukurikiranwaho ibi byaha, aho umuntu yagiye ku mbuga nkoranyambaga ngo aratanga ibitekerezo ashishikariza abantu gusambanya abana. Uwo muntu yarakurikiranywe, urukiko rwaramukatiye. Izo ni ingero nkeya twatanga. Ntabwo bivuga ngo niba ufite ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ubitanga ubangamira abandi. Muri make uburenganzira bwawe bwo gutanga ibitekerezo burangirira aho ubwundi butangiriye. Ntabwo rero ugomba kwivanga mu burenganzira bw'abandi. Nkoranyambaga zaje kugira ngo zaje ari nk'uburyo bumwe bwo kugira ngo abantu bisanzure mu bitekerezo, aho mu buryo bwo kwagura uburyo bwo kugira ngo abantu bisanzure mu bitekerezo. Ariko bagomba kumenya ko imbuga nkoranyambaga ari inkota y'amugi abiri. Iyo ukoresheje nabi ishobora kugukeba, no kuvuga ngo ukoresheje bwa bwisanzure nabi, za mbuga nkoranyambaga nabi, ugwa mu mutego wo guhanwa n'amategeko. Wayikoresha neza nabwo ukisanzura. Muri make imbuga nkoranyambaga abantu ntibazitiranye ko ariho hantu bagomba gukorera ibintu by'amafuti yose cyangwa se gukorera ibyaha. Imbuga nkoranyambaga ntabwo zigomba kuba igikoresho cyo gukora ibyaha, kuko kubikora gutyo urahanwa. Imbuga nkoranyambaga zikoreshwe neza, kuko na leta nayo ubwayo ishyiramo akayo kugira ngo imbuga nkoranyambaga abantu bazibyaze umusaruro, aho borohereza aho internet kugira ngo tujye tubona internet ku buryo bwihuse kandi bworoshye ku giciro gitoya. Ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga tuzibyaze umusaruro, kuko twabonye ko zidufasha mu kwihangira imirimo. Twihangira imirimo ariko twibuka icyo amategeko ateganya. Ntabwo imbuga nkoranyambaga igomba kuba igikoresho cyo gukora ibyaha. Murakoze.